twebwe kuri jenoside perezida ajya gutangira intambara yo guhagarika jenoside yarampamagaye ati reba uko mwiga iki kibazo cya jenoside ari igitangira nshaka abantu dutangira kugenda hose tuyiga tureba tugira ngo turebe impamvu yayo ni iyihe kuki byageze aha ngaha abanyarwanda bicana kugeza hariya impact bifite ni iyihe ni izihe ngorane tuzagira jenoside imaze kurangira n'ibyo ngibyo nicyo nyuma twaporopozingaga tuti nta bindi nyamuneka mushyiraho gacaca nta bindi bizashobora kugera ibi ngibi hanyuma mubwire n'amadini ahaguruke yigisha ukuri ndibwo niko nabwiye perezida wa repubulika yari vice perezida mubwire amadini bahaguruke yigisha ukuri kuko ukuri bigisha ubanza atari kuko nguko hari nubwo nigeze kubyitsa perezida tababwira ngo bajye hamwe babana atereka bigize babona ko tubashyizeho pressure y'ibyo bintu no mu Rwanda niko twakoraga mu ibanga ndetse amaserire yacu yabaga manini bikurikije uko abantu bateye niba ari nk'ahantu ari muri kandi impunzi hari abanyarwanda bonyine ubashobora kugira serire nigeze no ku bantu 100 200 300 ariko niba ari ahantu nko mu Rwanda barazamure mu Rwanda twari twarashyizeho ko batagomba kurenga kugera kuri 5 serire kaba 5 ndetse uwa serire n'uyu ntibagomba kumenyana gusa akamenyana n'uwo hejuru ubashinzwe hejuru uvuga ngo namwe mwarakoraga rero twarakoraga nabo ngabo barimo bagendaga bagira twabaga tunabazi bamwe tuhagira inama tuti na mugende niba ari muri MND mujyemo niba ari muri MDR mujyemo muri MPR PSD murimo kugira ngo batazabona ko muhasigaye inyuma aho ngaho muri 1943 twari dufite amaseri 149 muri Kigali urumva twari tubafite Tito ko twumva mu gihugu imbere za PSD za MDR za PR n'andi mashyaka bari mu nkunduro yo gushaka abayoboke no kubagwiza no kubageraho mwebwe ko namwe mwari umutwe wa politiki ariko ufite n'ingabo mwebwe muri iyo nkunduro yo gushaka abayoboke mwabigenzaga muti byaradushishikaje cyane kandi twaranabikoze kuko buryo wenda nkubwiye ko muri 1943 twari dufite amaseri 149 muri Kigali urumva twari tubafite ariko icyo ko twakoraga kuko n'ubwa mbere twakoze nyine turi bake dutangira kugira kumubiriza n'abandi bose abanyarwanda bose bari hanze kugira ngo bajyemo n'abari imbere mu gihugu metodology yacu twakoresheje ntabwo ari imwe n'iyabo twebwe tamanje kureba tugira abantu abo bakwita intore cyangwa bakadre politique bitabakada banza kwiga bumva uwo murongo wa politique bawugira uwabo bumva uko uteye umurongo wayo n'imvano n'ibindi bumva ari uwabo noneho abo ngabo nibo wohereza bakajya kwigisha abandi bitari ngombwa ngo bajye kuzana ushyire mu ishuri wigishe wenda bakazana babiri cyangwa urugo ku rundi bagenda babigisha ariko noneho tugatanga na message igomba gutangwa kuko burya kuza uvuga ngo nyine ko twirindaga nk'ibyo bivuga ngo noneho ngo muhumure ngo mwabuze ibijumbe ejo umuntu muzarya ibishyimbo ntabwo ari byo politiki nuko cyangwa gushyira hariya kugira ngo abantu baze metodology twakoreshe niyo ngiye bituma ariko rero noneho twebwe tunayikoresha ngira ngo cyane uretse nuko ari n'ikintu kizwi twayikoresheje kuko aho twari turi ntabwo twari dufite ubwigenge bwacu twagomba kugira uburyo buri clandestine n'iki no kohereza abantu bakagenda nta gukora mu ibanga